Isheja na Yambi podcast nyarwanda, podcast nziza cyane, aho twiyemeje kujya dufata umwanya tukaganira nawe ku bintu byatwubaka mu buryo bugiye butandukanye. Nitwa Yambi Fabrice, ndi kumwe na Miss Isheja ku kiganiro Isheja na Yambi podcast. Niba ugira akazi ukora ntago nza ariko akariko kose gakorana umuco, ikinyabupfura, umuhate, ufasha n'abagenzi bawe mukorana bakwigireho umuco ukoresha muri ako kazi, babone n'umuhate ufite kudacika intege, nabo bakwigireho. No mu iterambere ukomeze kugenda ukora, ukomeze kurutaho kuba umuntu w'umumaro muri sosiyete. Sosiyete nyarwanda ikeneye umuntu w'icyitegererezo, ufite umutima ukomeye, ubasha gufata inshingano agakora ikintu gikwiye gukorwa, kabone nubwo cyaba kimuvunnye cyangwa se kimugoye, ariko kigakorwa kandi bivuye muri we. Wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha. Nge nitwa Yambi Fabrice ku mbuga nkoranyambaga zose, mugenzi wanjye nawe yitwa Miss Isheja. Mbuga nkoranyambaga zose dukoresha ukajya ukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi bigamije gukura mu buzima bwacu bwa buri munsi, yewe n'iterambere ryacu rya buri munsi. Ugira ibihe byiza, turagukunda cyane. Ciao ciao. Bye. Bye.